Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako nanaguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Amahano abereye mu karere ka Rusizi akomeje gutera abatandukanye gushya ubwoba nyuma y'uko umwana yashije se umubyara akoresheje ishoka maze umutwe arawumenagura. Ushobora guhita wibaza ati ese uyu mwana w'umuhungu kubera iki yakubise se umubyara ishoka mu mutwe maze umutwe arawumenagura? Ese uyu mwana yaba yatangaje iki nyuma yo kwasa se umubyara nk'uko abantu basa urukwi bagiye gutekesha? Ubuyobozi, abaturage baba batangaje iki nyuma yo kubona uwo mwana wakoze icyo gikorwa cy'indengakamere? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo bikubiye mu makuru twabateguriye uyu munsi. Icyakora icyo tugusaba ni uko wadutera inkunga uyu munsi maze ukaramusi amakuru yacu. Urabona ijambo subscribe cyangwa sabone utukandaho n'akazugira akazi nako ntugasige nako utugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tubavira imuzi n'imuzingo iby'amakuru yateye benshi ubwoba bo mu karere ka Rusizi ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni mu karere ka Rusizi, uwavuga ko aka karere nta munsi kadashira humvikanye inkuru zihahamura abaturage ntiyababeshye. Hano kuri KN Radio uyu munsi twabagejejeho inkuru y'umuforomo wasambanyije umwana w'umunyeshuri ubwo yari agiye kwisuzumisha, maze umuforomo aramuhengera ahita amufata ku ngufu. Mu cyumweru gishize nabwo twabagejejeho inkuru y'umwarimu wasambanyije abana bane bose b'abanyeshuri, bose abatera inda. Kuri ubu ho ibyahumvikanye byateye abatari bake kugira ubwoba bwinshi cyane nyuma y'uko umusore witwa Habimana Ephraim w'imyaka 26 y'amavuko afungiye kuri sitasiyo y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ya Nkombo mu karere ka Rusizi, akurikiranweho gukubita se umubyara ishoka mu mutwe avuga ko yamwitiranyije n'amadayimoni. Uyu musore wo mu mudugudu wa Nyabintare, akagari ka Rwenje, umurenge wa Nkombo wo mu karere ka Rusizi, avuga ko se witwa Mburanye Augustin w'imyaka 65 ari we umuteza ayo madayimoni. Iyi nkuru ikimara gusohoka yahise yemezwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Mwenje Nsengiyumva Alfred, aho yabwiye itangazamakuru ko ubwo uyu musore yafatwaga amaze kwasa se ishoka mu mutwe yamwibwiriye ko yayimukubise atazi ko ari se umubyara ayikubise. Uyu muyobozi yavuze ko uyu musore yabonaga ikidayimoni kimusatira kimureba nabi kuko yari yicaye iruhande rwa se n'ishoka iri iruhande rwabo, arayifata ngo acyase ayasa se mu mutwe igice cy'inyuma yibwira ko ari cyo yashije mu mutwe. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari Nsengiyumva Alfred ubwo yari arimo araganira n'itangazamakuru, mu magambo ye yagize ati: uyu mwana avuga ko se amuroga bakamugaburira ibiryo yatongereye yanabanje guterekeraho, yabirya bikamumerera nabi bikamutera imico mibi atiyumvagamo. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari kandi yakomeje agira ati: mu byo twivuganiye njye nawe amaze kwasa se iyo shoka, se arimo aravirirana hashakishwa uburyo yajyanwa kwa muganga.
yanyibwiriye ko ajya kuyimwasa yari amwicaye iruhande mu gitondo. Umusore abona ikintu cy'ikidayimoni kimusatira kimukoba gishaka kumusatira ngo kimunige, aragitanga aterura ya shoka aracyasa nk'uwasa urukwi atazi ko ari se yashije mu mutwe. Uyu muyobozi kandi uyu mwana yamubwiye ko yamenye ko ari se agaruye ubwenge, abona se avirirana cyane amaraso mu mutwe, abona n'abantu benshi bashungereye mu rugo rw'iwabo. Uyu musore kandi ari mu bana 7 b'uyu musaza babana mu rugo, ntiyigeze ajya mu ishuri kuko yanze kurikandagiramo. Uyu muyobozi kandi avuga ko umurebeye inyuma utamuzi uba ubona nta kibazo afite mu mutwe, mwamarana igihe ukagenda ubona ko ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe, akanagira igihe yikubita hasi bakavuga ko arwaye igicuri. Umwe mu baturanyi b'uyu muryango avuga ko iby'uwo mwana avuga ko nta shingiro babibonamo, kuko bivugwa ko iyo agize ikibazo atiyenza kuri se gusa, ahubwo akunda no kwanduranya no mu baturanyi be. Uyu muturanyi w'uyu muryango ubwo yari arimo araganira n'itangazamakuru, mu magambo ye yagize ati: "Ibya ruriya rugo ni amayobera. Ni ubwa kabiri uriya mwana akomerekeje se, kuko ubwa mbere yamukubise ikibando aramukomeretsa cyane cyane ku kuboko, nabwo yumvaga ari ikidayimoni kije kumuniga aragikomeretsa, atungurwa no kubona ari se yakubise icyo kibando maze ukuboko arakuvuna. Ubuyobozi bwashatse kujya kumufunga se na nyina baritambika ngo nibabarekere umwana. Se avuga ko amubabariye ajya kwifuza, kubw'amahirwe arakira." Uyu muturanyi w'uyu muryango yakomeje agira ati: "Turakeka ko ishoka ishobora kuba yageze mu bwonko kuko ikigo nderabuzima cya Nkombo cyamunaniwe." Uyu gitifu Nsengiyumva Alfred avuga ko uyu musaza yagejejwe ku kigo nderabuzima cya Nkombo, basanga yakomeretse bikabije batamushobora, bamwohereza ku bitaro bya Gihundwe, nabyo bimwohereza ku bya CHUB mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari Nsengiyumva Alfred mu magambo ye yagize ati: "Ashobora gupfa rwose, amahirwe yo gukira ni makeya kuko yamwangije bikomeye." Uyu muyobozi kandi avuga ko iby'uwo muryango bikomeje kuba agatereranzamba, ngo kuko we ubwe yigiriyeyo kureba koko iby'ayo marozi ahavugwa. Umugore we avuga ko nabyo, n'abaturanyi nabyo barabihakana babyivuye inyuma. Uyu muyobozi kandi yasabye abaturage kwirinda gushinjanya amarozi no guhishira ibikorwa bibi, kuko nk'ubwo uwo mwana akomeretsa se bwa mbere, iyo se atitambika ngo aramubabariye, inzego zibishinzwe zari kumugira inama, zasanga ari uwo kuvuzwa nabyo bikagaragazwa. Ikibazo cy'amarozi si ubwa mbere kivuzwe mu karere ka Rusizi, kuko n'umwaka ushize mu murenge wa Gashonga umugabo yiciwe mu ruhame kuri satere y'ubucuruzi ya Misave, abamwishe bamushinja kubarogera abantu. Imirenge yindi nka Nyakarenzo, Nzahaha, Bugarama, Muganza n'igice cyahoze cyitwa Ubusoso ya Nyakabuye, Gikundamvura na Butare, ibibazo nk'ibyo ntibihasiba umunsi ku wundi. Abaturage barasaba ubuyobozi ko mu nteko z'abaturage iki kibazo cyajya kigarukwaho, kuko kiri mu bibateza umutekano muke n'urwikekwe rutabashiramo umunsi ku munsi, ngo kuko buri muntu ahora akeka mugenzi we ko arimo aramuroga cyangwa ko ari mu muroge.
Nubwo amarozi atemerwa n'amategeko y'u Rwanda, abaturage bo bemeza ko abaho kuko ahantu henshi hagenda humvikana abaturage bavuga ko bibasiwe n'amarozi ariko ngo abayakoresha ntibahanwe, bityo bakaba basaba abayobozi ko bajya bahana abayakoresha kuko nabyo biri mu bigize ibyaha bikomeye cyane. Ni n'aha natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi, icyakora icyo dugusaba ni uko wadutera inkunga uyu munsi maze ukareba munsi y'iyi nkuru yacu urabona ijambo subscribe cyangwa sabone utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasigira ko utugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya hatangirwa ibitekerezo, ukaduha igitekerezo cyawe haba ari igishima icyo dukora ndetse n'ibitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu buryo tubagezaho amakuru yacu ya KN Radio umunsi ku wundi. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.